navutse ndi umwana usanzwe, nakanari nzi ko ejo hazaza, ariko mu mutima wanjye Imana ishiramo inzozi, imbano n'intego zanje. Yanyeretse ko ntari mbamuka, ko ntaremwe kubusa, yanyibukije ko buri wese afite icyo azana ku isi. N'impano y'Imana yampaye mu rukundo rwayo, nzayibyaza umusaruro, nzigira uwo ndiwe koko, sinzayisha mu mwijima, nzayimurika mu isi yose. N'impano y'Imana nzayikorera uwampaye. Hari abacitse intege mu nzira, bagakeka ko ntacyo bashoboye, ariko buri mutima waremwe n'Imana ufite impano